Muraho neza, nitwa Patrick kandi muri iyi video ngiye kukwereka uburyo ushobora gutangira YouTube channel nshyashya yawe mu mwaka wa 2025. Abese benshi baba bashaka gutangira channel nshyashya za YouTube kugira ngo zizajye zibahereza channel nubwo atari menshi ariko aba ari meza amafaranga ya YouTube. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe uburyo ushobora gufungura YouTube channel mu mwaka wa 2025. Boneho nakanya ko kubabwira ngo umwaka mushya mushire wa 2025. Okay, ndagusaba kubanza ukanda subscribe nimba ari bwa mbere uhageze kugira ngo tujye dukomeza tubane ubashe no kubona ibindi biganiro bigiye bitandukanye cyerekeye amasomo ya YouTube ndetse na applications zigiye zitandukanye. Okay. Tugiye guhera ku gice cya mbere. Igice cya mbere rero tugiye guheraho tugiye kubona tuvuga ku bintu bya mbere by'ingenzi ukeneye kugira ngo ufungure iyo channel yawe ya YouTube. Channel ya YouTube ndayifungura nkeneye iki nk'umuntu ugiye kuyifungura. Tugiye kurebera hamwe rero ikintu cya mbere ugomba kuba ufite kugira ngo utangire channel yawe ya YouTube. Ikintu cya mbere ugomba kuba ufite smartphone. Uko urabizi ntabwo wayifungura kuri gatushe. Ugomba kuba ufite smartphone kugira ngo utangire channel yawe. Ikindi cya kabiri ugomba kuba ufite internet. Internet kuri ubu ngubu mu Rwanda baratworohereje baduhereza internet kuri makeya nubwo mu bihugu byo hanze ziba zigoye ariko twebwe ziroroshye. Ikindi cya gatatu ukagomba kugira ibitekerezo byiza, content ukavuga ati content mfite izarebwa n'abandi, izakundwa n'abandi. Ese mu cyiciro cya content cyanjye harimo abana batoya, harimo abantu bakuru ndetse n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye, n'abasaza baki byose bazisanga muri iyo content. Ubanza uvuga ati se iyi content ngiye gukora kuri YouTube irakunzwe ikunda kurebwa, nzayinjirizamo gute? Aha rero tugiye kureba uburyo ushobora kugira. Ibyo nibyo bintu bya mbere bitatu by'ingenzi ugomba kuba ufite: smartphone, internet ndetse na content uzashyira kuri iyo channel yawe. Ikindi kandi ugomba kumenya nimba utangiye content, menya neza yuko iyo content utazigera ucika intege, kuko iyo utangira kuri YouTube views ziba nkeya, views ugatangira zaranze ariko nyuma na nyuma biza kugera aho ngaho zikaboneka. Igice cya kabiri rero tugiye kureba ni igice kivuga giti YouTube ukenera iki kugira ngo channel uyifungure. Gufungura channel rero ukenera ibintu bigera kuri bine. Hari Google account ariyo email. Google account ni ugufunguza email kugira ngo wandikeho iyo YouTube channel. Noneho aha kabiri iyo umaze gufungura email uhita uloginga ya email yawe muri channel ya YouTube, muri YouTube application. Noneho wamara kuyilogingamo ukajya ahantu hejuru kuri profile, cyangwa akenshi hari yaba ari profile cyangwa hari akanuza ka setting, ugakanda aho ngaho ukajya kuri profile yawe. Noneho iyo umaze kuhagera bahita bakwereka ngo create a channel. Katubikore create a channel. Noneho warangiza wamara guhitamo aho ngaho kuri create a channel, icyo ni ikintu cya gatatu. Warangiza ugashyiraho ugategura izina ugomba gushyiraho cyangwa thumbnail ndetse n'ibijyanye n'umwirondoro wawe. Akenshi bagusaba description isobanura ngo nzakora iki kuri iyo YouTube. Noneho igice cya gatatu rero tugiye kureba nyuma wamaze gufungura channel ya YouTube. Channel ya YouTube umaze kuyifungura iri hariya. Ubwo icyo usigaje ni ikivuga ati ndashyira content yanjye ndayitangirana. Ufite telefone, ufite data. Ibyo ni ibintu bibiri byonyine byagusaba gutangira content. Utiriwe ujya gushaka ibintu byinshi ngo urajya gushaka kamera, urajya gushaka microphone. Mu gihe ibyo ngibyo utabifite wanatangira kamera, wanatangira content mu buryo bworoshye. Hano rero iyo ufite iyo telefone yawe yabigufashamo. Wenda bibaye byiza washaka n'agastand ka telefone ku buryo uzajya utereka telefone ahantu kugira ngo amashusho atanyeganyega. Okay, ari ibyo watangiza. Ari application nyinshi zagufasha kugenda ukora kuri YouTube kugira ngo content yawe ibe nziza kandi igire n'amashusho meza wakoresheje telefone yawe.
Iyi Canva yo igufasha gutegura thumbnail neza kugira ngo ikundwe. Ni thumbnail igufasha gutegura thumbnail bitewe na content uri gukora, ikakubwira ngo iyi thumbnail uri bukoreshe ni iyi ngiyi. Noneho akaba iyindi bita CapCut ndetse na InShot. Abantu benshi barazizi kuko umuntu wigeze gukoresha ibintu by'imbuga nkoranyambaga nka za TikTok, Instagram n'ibindi byinshi akenera iyi CapCut cyangwa thumbnail, kuko iyi ngiyi igufasha mu kweditinga amafoto, kweditinga video n'ibindi bintu byinshi bitandukanye. Noneho ukahita ukenera n'ikindi kintu cya gatatu, ari nacyo cyane cya mbere cy'ingenzi. Ugomba kugira ikintu bita YouTube Studio app. Iyi application rero ya YouTube Studio niyo igufasha gukora ibintu byinshi bigiye bitandukanye, harimo nko uploadinga video neza, harimo kureba ngo channel yanjye igeze hehe, harimo gufungura ama features menshi agiye atandukanye yagufasha kugira ngo channel yawe izamuke igere kure. Hano tugiye kureba hano igice cya kane. Tugiye kureba igice cya kane. Iki gice cyo kirasaba yuko turi bugikore nkabereka uburyo bigiye kugenda. Hano ikintu ngiye kukwereka ni uburyo ushobora gushyira video yawe kuri channel. Twamaze kureba uburyo channel wayifunguye yarangiye. Tugiye kureba noneho wamaze kuyirangiza, wamaze kweditinga. Twamaze no kureba uburyo wakweditinga video, wamaze no kweditinga video. Tugiye kureba uburyo wayaploadinga. Noneho uburyo hano ushobora gukoresha uploadinga video, uraca kuri YouTube. Hari ahantu hatatu. Ushobora guca kuri Chrome, ukinjira muri YouTube Studio ya Chrome, ugakoresha YouTube isanzwe cyangwa ugakoresha YouTube Studio. Ariko ibyiza utiriwe wipanika wishyiraho byinshi, ukoresha iyi YouTube Studio isanzwe application. YouTube Studio application icyo gufasha nuko uploadinga ibintu bikagenda neza, bikihuta mbese muri makeya. Noneho ikindi ugomba kureba, urareba ngo iyo content yanjye koko izanyinjiriza, izamfasha kubona aba audience banjye ku giti cyanjye. Noneho icyo uri bukore hano rero, urinjira hano kuri YouTube Studio. Numara kwinjira hano kuri YouTube Studio, ureta ukanda hano ku kamenyetso ko guteranya. Reba hejuru niho kari ku kamenyetso ko guteranya. Numara kugakandaho, hano bahita bakwereka video ugomba gushyiraho. Ugomba gushyiraho. Reba nk'abasangira kuri video ngomba gushyiraho, ukahita ukanda kuri video ushaka. Hanyuma hano bakata bagusaba ngo ushyiraho thumbnail. Umara gushyiraho thumbnail, ushyireho na title. Hano hasi hakakubwira ngo urashyiraho public, hano description, ibintu byinshi bigiye bitandukanye bitewe nuko nyine ni video yawe, bitewe n'uburyo ushaka kuyaploading. Noneho bino byo iyo ibirangije video yawe iba urayitegereza ikarangira, ikagera kuri YouTube channel. Urabona gutangira YouTube channel ari ibintu byoroshye. Urabona gutangira ari ibintu byoroshye, ariko icyo ugomba kwiyemeza ni gukora cyane, kuko buriya YouTube channel isaba gukora cyane kugira ngo ugere kure, kugira ngo ubone amafaranga afatika. Kandi ikindi ndagusaba gukanda subscribe, ukanasangiza iyi video nimba hari ikintu wakuyemo, ukanakanda comment kugira ngo icyo ubutaha kitazagucika.